yankoreye nigerayo nzababwira indirimbo zaririmba rwa rukundo yanyeretse kuko iminsi yari sinzirana nigerayo nzababwira ndavuga ibyo yankoreye nigerayo nzababwira buri mucuranzi akoresha iminota 5 mu ndirimbo 3. Oya nibeshe mumbabarire, ni indirimbo 5. Ni indirimbo 5 bagiye gutoranya uko bose abacuranzi bagiye gutoranya indirimbo 5 baze hano. Buri ndirimbo aragenda ayicurangaho kandi nizere ko ibintu biri buze kugenda neza. Baze gutoranya iziri buborohere kuko ibyo turababaza ntabwo babizi. Iya bodo muyigiri ya mbere ndayivuga, iya gatatu nayo sindayivuga, n'iya kane n'iya gatanu sindayivuga. Muze mutubwire. Narangije mwegere inyuma namwe mu bakinguruke uko bagiye gukorera kuri iyo piano. Mu bakinguruke mwegere inyuma. Aha twamana kiza
utarisha. Nitwa Manirakiza François. Manirakiza François, ukomoka he, uvuye hehe? Mvuye mu bwiriza bwa Motora, paruwasi ni ya Motora, ubukidikoni bwa Gasebe. Aha, uyu muntu mu muhamashi. Mu bahamashi cyane. Mwese ko mwabigishije, mu bahamashi, mu mwabigishije se. Hanyuma uyu nguyu nawe agiye kutwibwira. Haleluya. Haleluya. Amen. Nitwa Desire Tuyiringire. Mu rugo ni mu Cyasenge. Niyo kanisa ariko nkorera ku cyicaro cy'ubukidikoni bwa Gasebe. Imana duhane umugisha. Haleluya. Mwese muzi gucuranga. Yego, muzi gucuranga. Ugiye kuducurangira, sibyo? Abakosozi bacu ntabwo baje, twari dufite batatu bo muri ADPR, ntabwo nzi ikibazo bagize, ariko hari abandi babiri bari guturuka hariya hakurya muri Cyeru, nabo ntabwo tuzi ikibazo bagize, ariko abahari naba bose muri kureba ahangaha bagiye kubakosora kandi neza, sibyo? Uko muri abashimisha, uko muri abikora neza nk'uko mubikora mu rusengero, mu micurangire yanyu, mugiye kurushanwa kuri za ndirimbo mwatoranyije. Twarazibahaye, ndabizi bamwe musanzwe muzifite, mutubwire izo mwatoranyije. Indirimbo twatoranije nk'uko mwabidusabye, iya mbere niyo witwa Jean Baudouin. Nimuze twishime. Nimuze twishime mu ihamashi. Indirimbo ya kabiri niyo mu gushimisha Imana mu gitabo yitwa Himbariza Imana ya 11. Yo mwayihamashi. Indirimbo ya gatatu ni yitwa Amasezerano Yose ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Indi ndirimbo ni Hari Ubuzima by Israel Boy. Indi isigaye ni Iyo Mbimenya by Hoziyana. Iyo Mbimenya nari gufata Yesu. Murayizi? Nayo ngo baraza kwirushanwa ubwo mwakoze. Sibyo? Dufite indirimbo nyinshi cyane, harimo iz'agakiza, harimo iziki, ariko ubwo mu ndirimbo 10 twatoranyije baracuranga ku ndirimbo indirimbo 5. Murakoze cyane, mubampera amashi. Hanyuma rero tugiye gufatanya kugira ngo aba bantu indirimbo batubwiye tuzandike. Niba ugiye kudufasha kwandika, uzi kwandika? Nta muntu uzi kwandika ngo adufashe? Aha, imwe ngo bibateye ubwoba, nimuyisimbuze. Mbimenya Hoziyana bayishimbuje Mwami Wakomeretse yo mu gitabo ya 83 na kabiri. Andika iya mbere. Nimuze twishime. Nimuze twishime ya Mwama Imbabazi Jean Baudouin. Murayisanga kuri YouTube channel yitwa Kira Unakizwa. Mwegere hariya ariko muramureba. Mwegere hirya mutanga umuhanda, abandi bajya hariya nabwo muramureba nta kibazo. Iyi nzira kubera ko igiye kunyura imodoka mu kandi igiye ari hepfo, ari igihe batugonga. Mwegere hariya. Aha, indi Himbariza Imana ya 11. Hari Ubuzima ya Israel. Mwegere inyuma muve mu muhanda. Baduhaye hano aho hirya mwe kwagara muhagarare hariya. Aho ntabwo bahaduhaye. Muhagarare hariya batadufunga. Indi Amasezerano. Tugiye gutangira rero.
wamfasha ukagenda uradufasha kutubarira iminota, sibyo? Bamfasha kugenda batubarira iminota, ni iminota 10 uragenda uramara ku ndirimbo. Abandi rero mwegera inyuma kubera ko bano bantu mugiye kubafasha guhimbaza Imana. Haleluya, amena, haleluya, amen. Ni amena, ni bari n'indirimbo zose muramara iminota 10, sibyo? Ubwo twatangiye kandi nta bintu byinshi. Mujye mu muhanda, twagiye rero uwa mbere. Indirimbo yitwa Nimuze Twishime. Ubwo twatangiye. Nimuze twishime dufite imigisha. Tugende twese. Nimuze twishime dufite imigisha. Tugende twese. Nimuze twishime dufite imigisha. Ongera volume. Nimuze twishime dufite imigisha. Subiramo turirimbe twese. Nimuze twishime dufite imigisha. Tugende twese. Nimuze twishime dufite imigisha. Nimuze twese. Nimuze twishime dufite imigisha. Nimuze twishime. Nimuze twishime dufite imigisha. Ese yafashe ifaroni ahantu hagira amabika, atamusiga n'amavuta kugira bakora imirimo. Umahanga yose abubaha Imana irabeho kuko dufite imigisha. Iyo umuntu yubashye Imana ayikuzamura. Iyindi Bimarizimani byo yankoreye cyanzu nonge mwijuru. Singize Yesu wapfiriye, maze singize uwo mwami wanjye. None muza nageze kwa se, umwitabe Yesu umusingize. Icumu igororoka utura maso siniruranye. Aha. Iyindi iravuga ngo Mwami
mwami wakomeretse nitwe waziraga wandi ushinyagurirwa mwami wakomeretse nitwe iyindi ya nyuma hari ubuzima tugiye gufatanya kuyiririmba. Hari ubuzima simuyizi ya wa mugabo wiri i Kigali ubugiye kubengera ibasha kuturengera hari ubuzima umaranisha imibabaro ubwira n'ibi byanditswe uvuga indirimbo zihumure nyuma y'ibiribyo hari ubundi buzima harimo n'ubuzima niba mwarasobongeye ukamenya kwagira neza aho mugereye mbere uvuga ibiri ku buzima abafite imbere tubasigagize ubungire kurengera tubasha kuturengera ayiyewe yaruhutse muri Yesu hari ubuzima hari ubuzima muri Yesu wacu hari ubuzima hari ubuzima iya nyuma umuhamashi yagerageje dufungire piyano birashoboka byose muri tekinike, gusa ikigaragara ni ingoma atamenyereye cyane bitewe na piyano atamenyereye gukoresha. ubwo bivuga ngo aramutse abonye iyo yisangamo byashoboka. amanota se amanota yankurikije uko nabyumvise yagerageje rwose ntabwo atagize nawe uri umuhamashi neza kuba n'abafata babuze. Okay, dukomeze noneho dufite umuntu uriya musore uri mu kamera yavugaho ibintu nka bibiri. umucuranzi wacu umucuranzi mwiza yabikoze neza ku rugero rukwiriye, ariko ngira ngo nk'uko tubizi iki cyuma ni kigari kigira amajwi arenze 63, rero yakoresheje bimwe muri byo. urumva ko ikigo cya 63 yakoresheje ibyo duhuriyeho twese twita 5 years. ni
ukuvuga ngo byacurangiye muri byonyine. Hanyuma wenda ku makosa make yabayeho, hari indirimbo imwe yamunaniye mwami wakomeretse. Mu ndimi z'amahanga tuvuga ko tuyicurangira mu cyo twise minor chords cyangwa se hanga, ariko we yicurangiye muri majeur cyangwa se major chords. Bishatse kuvuga ngo niyo ndirimbo yonyine tugereranyije n'ibyo arimo gucuranga yagerageje kumunanira ukurikije n'ibyo ari gucuranga. Ibindi byo ku rugero rwe yagerageje kandi yatumye turyoherwa. Imana imuhe. nagira ngo udufashe uze kumukosora kuri piano ho gatoya niba bishoboka, ubu ducurangire kuri mwami wakomeretse ho gatoya gato cyane kugira ngo tuze kureba, mutagira ngo wenda hari igihe abari kuvuga ibyo atazi cyangwa se akoreshe piano cyangwa se n'ibindi bintu kugira ngo ibintu bitugendekere neza. Murakoze, ntabwo ndi bubikore nk'uko yabikoze kuko ntabwo ndi umuhanga nkawe, ariko ndagerageza gufata amajwi ya minor chords yari gukoresha kugira ngo ubutaha wenda nabona umwanya wo kuyiga azayige. Murakoze. Aha, nicyo tugambiriye. Ukuvuga ngo yacuranze major cyangwa se amajwi ya mbere ayibanze twita fa dieze, yafashe iki? Iyi fa dieze yakoresheje Mwe mikrofone. Hanyuma iyo aza gukoresha minor chords cyangwa se icyo twita mineri mu ndimi z'abacuranzi ari gukoresha iki? Mwami wakomeretse nitwe mazira. Uyu mukosozi muhamashi ako gakosa ubwo abacuranzi n'abakoze ukagira ikintu cyitwa minor chords kirabananira cyane, bazakige tubashizeho umwete kubera ko muri iyi minsi kigezweho. Hanyuma twagiye ku mucuranzi wa kabiri. Twagiye ku mucuranzi wa kabiri nawe agiye kujamo ubwo imuze twishime dufite imigisha. Mufashe twirinde. Imuze twishime dufite imigisha. iya kabiri iravuga ngo nanjye ndinararirimbye.
ushobora kuba uyizi inyama iyo nene hari ubuzima urayizi bagiye yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi ntibizavaho ijuru amasezerano hano gutya hanyuma tugiye kumva komanteri kuri uyu musore sibyo yego sibyo uyu musore wamuvuga kureba n'iriya minwa ngo iminwa yawe nayo ni myiza Imana ikugirire neza uyu urangije nabonye bari kumwerekereza aha uyu urangije yabonye bari kumwerekereza uyu yakuruhije aha ariko man oya aya sha aya aya sha ntacyo nakuvuga wa mwana
mutangiye kuvuga ngo ntacyo mwamuvugaho. Murakoze. Hariya yitwa Desire. Desire nk'uko mwabyumvise nawe yacuranze neza, ni umucuranzi mwiza ndetse ufite n'umuvuduko ukwiriye mu maboko yiwe yari gucuranga, kandi nagiye mbona abantu benshi bavuga ngo wawo buriya bagiye barumva biryoshye. Ndavuga ikintu gitoya wenda ku bisanzwe nk'uko navuze kuri mugenzi we bwa mbere, nawe yakoresheje icyaje twita fa diyeze risanzwe, ubwo nawe yakoze kimwe cya 63. Hanyuma hasigaye mu bisanzwe n'ibigaragara ni umucuranzi mwiza, igisigaye ni gukora code progression cyangwa se kunoza cyane urukurikirane n'uruhererekane rw'uko akoresha amajwi igihe ari gucuranga. Code progression ye yagoranye cyane, ageze kuri ya ndirimbo twahoze turi kuvuga inakomeye ariyo yabaye ikizamini ahangaha muri mu ndirimbo twakoze yitwa Mwami Wakomeretse. We yagerageje kuyikirangira muri minor chords, ariko bigeze muri code progression cyangwa se gukurikirana amajwi yayo ko agomba gukurikiranwa habamo akabazo gatoya, ariko ugereranyije n'uwa mbere we yacuranze minor chords kandi zirumvikana cyangwa se icyo twita mineur. Hanyuma ibindi byo ni ibisanzwe, umucuranzi mwiza ugereranyije na mugenzi we. Ngiye kubaha amanota bombi, umwe namuha 7/10 wabanje, wakurikiye nka 8.9/10. Urakoze. Mubaha amashimwe. Yego, speed twagiye urukumva, speed nyinshi muyigabanye. Ikindi oya nta kindi, ahubwo tugiye guhimbaza Imana. Kubera ko tugiye guhimbaza Imana rero muze muhagarare hano. Buri muntu ajya imbere y'uwo yumva byamugendekeye neza. Nimumanika muranyeba. Oya nimuzeho. Muze. N'amarushanwa aba yoroshye, ariko abana bavamo ntacyo mugumemo, ariko ntabwo bababara. Abantu bajya ku mirongo turebe. Mujya ku mirongo di. Oya, nibajya ku murongo, abari ku murongo bawujyaho. Nubwo tutabara biragaragaza ko Irakiza ari we wawegukanye umuhamashi. Urakoze ibikoresho bya mukosoro. Amarushanwa byarangiye si. Mumfashe turirimbe sibyo? Ntabwo tugiye kumfasha. Umukobwa yewe. Endasha.
kugira ngo iyi bafure mbashe kuyumva nawe yabayumva mwegere inyuma ho gato niho muramureba neza. utuntu ari kugenda yumvamo, noneho agiye kuducurangira akora ku mirya yose tuyumva neza kugira ngo tuze kumva ahageze. Ni ibintu wowe utashobora, wowe nubwo ubona ariko ntiwabibasha. Aha dufashe
egera imbere gatoya. Hari ibintu bitarimo kugenda neza ariko nuko ari kwiga kandi akaba ari kwiga atabona, ariko njyewe ndaza guha abandi bacuranze umwanya baze kugira icyo bavugaho. Wegera imbere gatoya ufate ryari n'atari ryari twakurikijeho rindi. Ntabwo ndagenda ndabizura umushusho rugamba utagenda mwa ubwino ndetse n'ibyo n'ingoma y'uruhu ntayo nzi. Icyo nari mbikoreye ni ukugira ngo mbumvishe ko ntabwo intoki ze zirabasha kumenyera neza uburyo afata, ariko ndagira ngo nk'abacuranzi bazi kumva badufashe gusesengura kino iriya gitari abantu bavuga ko ikomera. Mbere yuko ngira icyo mvuga, Japhet ni umuhanga mu mumpere amashyi. Mwabyumva mutabyumva muyamuhe kuko namwe ntabwo mwashobora. Murakoze cyane. Nk'uko bamwe babatomboje mukabibona ntabwo babishobora. Ni ukuvuga ngo impamvu Japhet tuvuze ko ari umuhanga mu bitekereze kuba atabona akabasha gufata amanota ndetse no gucuranga ibyo bamweretse bamubwiye ni ikibazo cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero abenshi baranayifata bwa mbere bagiye kwiga bagacuranga mwivuga. Rero icyo twababwira Japhet ndetse na mwarimu we courage, ntabwo mwakabaye mucika intege kuko mwarabifashe ibyibanze n'ibiriya. Igisigaye ni ukunoza indirimbo mukajya mucuranga muririmba mukumva indirimbo igihangano mufite niba kigendana n'amajwi. Reka ntabatindiye mbasubize microphone. Ubwo bya bindi abarimo babanenga mwe mumaze igihe, ubwo natwe nibyo mutunenze. Sawa, murakoze. Ubwo twebwe nk'abantu bakiri bashasha turakomeza kwikosora. Japhet rero inyuma mwegera inyuma. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuririmba indirimbo ivuga ngo umwami Yesu umwami wacu nashimwe ariko yitwa Nasanzwe. Nasanzwe. Niko indirimbo yitwa. Umwami wacu nashimwe, umwami wacu nahimbazwe, umwami wacu nashimwe, umwami wacu nahimbazwe. Simurabishobora? yego.
Mwami wacu nashimwe, Mwami wacu nashimwe, Mwami wacu nahimbaze, Mwami wacu nashimwe, Mwami wacu nahimbaze, Mwami wacu nashimwe, Mwami wacu nahimbaze, waboneye gusiga ubwiza n'icyubahiro akaza gushakanye nawe. Mwami wacu nashimwe, Mwami wacu nahimbaze, Mwami wacu nashimwe, Mwami wacu nahimbaze, Mwami wacu nashimwe, Mwami wacu ubundi duhita tujya mu gikorwa mudushakira ikayisha ntoya hanyuma ikaramu turayifite
n'akandi kantu ko gushyiramo amafaranga. Mukuru we araza kubidufashamo kuko njye hari igihe mba ndi muri byinshi ntashobora kubikurikirana. Mukuru we araza kubikurikirana amenye uko bizagenda, hanyuma tuzamubwira cyangwa se tuzamwereka ahantu azajya gufata ibyo bikoresho. Murakoze. Abanye umuvuduko gatoya. Aho. Thank you.